reka guca ku ruhande mberere abantu bazi ko nyine nkunda gutwara utuntu gake gake niko nteye ariko Kenisi ku matara ya kuri stade Amahoro yanze gukinira umuntu utazatera amaga Gasogi ni dutegereje kureba yaritewe byararangira iriya maga yaranditswe nta n'uwayisiba biragoye ko yasibwa rwose naguragoza ibindi ajurira ibindi ngo ndibona atanga ngo isomo rya ruhago ngo buryo ngo abantu ngo bazajya bubahiriza amategeko ngo nibizo ibyo nta kibazo niyiganirire we apfa ko yarabonye nashaka izo nzira ariko Kenisi miliyoni 2 z'amafaranga zanditse mu masezerano nako mu mategeko na mpaga ntibyirindwa ashobora kuzaza wenda umuhaye amafaranga ku ruhande avuga ati nanjye ndabona hari ibyo ntakoze neza je sais pas ariko igihari iriya mpaga na miliyoni 2 Kenisi ibyo ntibyirindwa. Statement yanjye iragira iti Gasogi yadukubise iminzenze wa mugani wa Bekeni era iraturembeje yego yadutsinze imikino ya gishuti yose ishoboka yadutsinze imikino y'amarushanwa twahuriyemo nayo kandi icyo yadutsindishije nta kindi Kenisi kuva yabaho yita ku ikipe ye umwana ugiye kuzamuka muri Gasogi Kenisi yarabanje kureba ngo nindaje gukora iki n'ubu ngubu afite ikipe y'abana mbimushimire byadusabaga rero kubanza kumwigaho cyane ariko nemeza yuko uyu munsi aza kuza kubona impinduka tuvuga muri Kiyovu Sport twigaranzura ikipe ya Gasogi turasabwa kuyitsinda nta bindi bisobanuro niyo mpamvu rero nabwiye abantu ngo nibaze bishyura 2,000 byabo 5,000 10,010 20,20 kode ni 600 akanyenyeri 669 akanyenyeri 3 urwego abanyeshuri bari mu biruhuko kwizigira mu bibabwire ntihagire ujya kuzerera ntihagire ucika ababyeyi mu bindi nibaze Kiyovu berekane karite y'ishuri turinjize yego hanyuma naho kuruhukira umutoza hari ingingo yaragiye n'uwo mwamusimbuje Marike Wade nawe nta uhari abantu baribaza se Kiyovu uyu munsi kuri Gasogi iratozwa nande ubundi umutoza uhari ni Hariru kandi muramuzi si ubwa mbere yabasigaranye ikipe yakoranye na Bipubusa yaragiye Hariru arasigara kandi atsinda imikino myinshi Hariru afite navuga ngo afite ubunararibonye none ahangaha ku buryo bimubayeho ntabwo bimutunguye ko si ubwa mbere yabasigaranye ikipe abandi batoza bagenzi be bakorana nawe ndetse twongeyemo na Fils muzi wakinye muri Mukura abo umutoza wa Muvunyi ni umutoza rero uyu munsi wa under-20 ya Kiyovu uko dukeneye kuzajya dukoresha abana batoya baturutse mu ba Kiyovu azafatanya na Deo birumvikana staff yacu rero imeze neza yatwijeje yuko nta gihindutse tuze kuba turi hafi batwereka icyo bashoboye turaza gusanga n'abandi batoza turi gushaka turi kuvunikira ubusa ko bahari bashoboye nta kindi kimenyetso rero twabasabye nta kindi kimenyetso bari buduhe ni ugutsinda Gasogi yego iraza kuba twigaranzuye ikipe imwe kuko Gasogi Bugesera na Marine izo kipe ntabwo turamenya ibanga ryacu bavumbuye bituma badutsinda igihe cyose bishaka sawa Emed reka tugushimire cyane urakoze ku kiganiro tugiranye kandi abakunzi ba Kiyovu Sport n'abasportif bose muri rusange turizera ko tuza kureba match reka nanjye mbashimire kwizigira mbabwire ngo baza kubona umwanya mbamenyeshe ko tuza kurebana uyu mupira na Perezida David araba yaje urakoze cyane merci ya David amakuru nayo mfite nuko yagera hano muri amasaha ya 4:30 yavuye muri Canada yaje hafi so ngira ngo izo version yavugaga naraye mvuganye n'umwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport avuga ati muze kuvugisha Emed yambwiraga ko ikipe ya Kiyovu Sport nyine position yari kuri ihagaze ifatara ingingo nk'umutoza wataye akazi bavuga ko yirengagije ingingo ya 8 mu masezerano ye abafitiye amasezerano ya Kiyovu Sport na hari ingingo contract ingingo ya 8 ifite uduka dutatu ufite ya Rayon Sport ifite kontra hari ingingo muri Kiyovu reba ku ngingo ya 8 harimo udupwe dutatu A na B na C Wondo urebye ingingo ya 8 urebe ko ya 8 ingingo ya 8 n'ingingo ya 16 niyo Kiyovu Sport yishingikiriza ibwira hari ingingo ko akwiriye kuza mu kazi hari ingingo ivuga ko ingingo ya 8 umutoza abujijwe kugira ni masezerano akora
aya akirimo uravuga nyine aya ngaya yari yasinye yasinye akirimo yaba mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu hadakurikijwe amategeko agenga ihererekanya ry'abakinnyi n'abatoza ya Ferwafa cyangwa ya FIFA. Ikipe isabwa kwegera Kiyovu Sport mbere yo kwegera umutoza ugifite amasezerano. Bakavuga bati rero ibibazo byavuka mu gushyira mu bikorwa aya masezerano bizakemurwa mu bwumvikane hagati y'ikipe n'umutoza, mu gihe binaniranye hazitabazwa urwego rwa Ferwafa rushinzwe gukemura amakimbirane. Yego, urumva? Umutoza ahawe amasezerano n'umwimerere, yemeye ko yashyiraho umukono kandi yemeye ko azashyira umukono ku mategeko ngengamyitwarire y'ikipe ndetse n'andi mategeko agenga amarushanwa. naho ngaho Kiyovu Sport ivuga ko yarengereye kuko ntabwo yari yemerewe kugirana ibiganiro na ekipe, ahubwo ekipe zagomba kuganira byanditse mu masezerano. Ikindi ntiyemerewe gusinya amasezerano andi akiri active. Nicyo naho ngaho Kiyovu Sport ihagaze. Ingingo ya 16 turayifite. Ingingo ya 16 iravuga ngo kirazira gusesa amasezerano ikipe ikiri mu marushanwa. Niyo ngingo ya 16 masezerano yari ingingo. Nyuma ngo iyo ikipe ikuberemo imishahara y'amezi 2 yikurikiranya, birananditse consecutive months, kwezi gukurikirana n'ukundi wemerewe kuyandikira uyiha iminsi 15 yo kuba yakwishyuye ariyo prive, ukabibutsa. Wemerewe kongera kwandikira iminsi 15 ubamenyesha ko uzasesa amasezerano iyo hashize ukwezi wibutsa. 15 yo kongera yo kubibutsa ko bakwiriye kukwishyura, na 15 yo kubamenyesha ko uzasesa amasezerano. Iminsi 30 wemerewe gusesa amasezerano. Kavuga rero ko uwo bitarinye ngo Francis Christian ibyo byose yabirenze. Ubwo Iberi tutwinjiza mu bindi birego biri muri Ferwafa birega Rayon Sport. Nibyo ubwo uretse iki cya Kiyovu, kuko nk'iki cya Kiyovu impamvu kinaremereye kwizira abantu babyumve, no kugira ngo hari ingingo muri lisansi yo gutoza Rayon Sport. Reyo ijya mu cyo bita TMS, Transfer Matching System. Yego, igashaka kuvalida ko ifite umutoza mushya kugira ngo ahabwe iyo lisansi. Uvuga ngo iyo yinjiyemo Kiyovu igomba kubyemeza, igomba kwa approve, ikanda ahantu handitse approve cyangwa decline. Yo kubona telefone kuguhamagara, nimero ikuguhamagara, ushaka gukupa cyangwa ukemeza cyane accept cyangwa decline. Iyo kanze kuri decline rero muri FIFA barabibona ko iyo kipe itaramurekura. Uvuga ngo Kiyovu ifite ubushobozi bwo kuba yabyanga, hari inyigo agasoza sezo adatoje. Weya buri kiri muri ibi ngibi by'abati biraza, ariko nyine muri ibi bya TMS na FIFA Connect Kiyovu igakanda reject, buri gihe. Urumva ko izenge anigiye kwihorera, bavuga ati umutoza wacu ntituramurekura. No FIFA igasubira inyuma na Ferwafa bakavuga ngo kuki bataramurekura, bakabaza Kiyovu impamvu bataramurekura, bakavuga bati wenda harya tujuje, bakongera kuvuga ati mubanze mukemura ibi litije. Rero ikongera kajya muri ya system, ikongera igasa nihamagara cyangwa se kavuga ati umutoza turamushakira ibyangombwa. Kiyovu reject anigiye kwihorera ni reject, ikaguma biri pending. Ni accepting. Ni mpamvu Ferwafa nayo imufata nkaho akiri umukozi wa Kiyovu. Ijambo nirabisobanuye muri system hari ingingo Francis Christian ni umutoza wa Kiyovu Sport. Ni nayo mpamvu kuri match y'ejo ya Gicumbi hari ingingo ni mu mutwe ntabwo azaba hari. Ntabwo azaba hari, ni Sasha uzatoza. Icyo nabazaga Iberi ngira ngo cyane kibaje na Hemed, none ko Kiyovu Sport kana reject igashinja Rayon Sport kwisuzugura, nta biganiro byabaye hagati y'abayobozi bombi wenda baganira? Ntabyo ibiganiro byabaye, ntabwo biri mu buryo buri official na my email. Ngenera mbonye message chat ya President Abdara, urumva, na President David Nkurunziza wa Kiyovu. Amubwira iki? Yaramubwira ati President, twongeye kugusaba tukwinginga kuvana ikirego muri FIFA cyamusabaga. Uwo ni Abdara wasabaga David, asaba David ati twongeye kugusaba kuvana ikirego cy'umutoza wacu, hari ingingo urumva, wacu hari ingingo muri FIFA
David amusubiza nayo magambo make aravuga ati nta bundi busobanuro nkikeneye gutanga kuri iyi ngingo irebana n'umutoza wacu hari ingingo naho baseje kuvuganisha nta kindi kintu nshaka kujya kubivugaho ibyo nakubwiye mbere bigaragara ko bavuganye kuva kare ibyo nakubwiye mbere nta kindi kintu ndongera kubivugaho wabyumvise media yabisobanura ibirego biri muri FIFA muri Ferwafa na Rwanda Premier League ni hatatu Kiyovu yandikiye abantu cyane yarabakopiye nyine bose yarabamenyesheje noneho ariko Kiyovu ahantu yabereye hatari ngewe noneho hano itinyiye ibyo media yavugaga sinzi Kiyovu ibintu bijyanye n'amikoro n'amafaranga byararangiye urumva noneho baranamubwiye batari ingingo hari ingingo turaguha miliyoni 6 kinisha abana b'intare kandi intare ziracyabahemba baravuze bati turwa miliyoni 6 ko twumvishe ari zo reshaka kuguha tuguhe imodoka inzu tukodesha tuguhe na signing on fee ya miliyoni 10 urimo hari ingingo tisindimo kandi hari ingingo sindi mu ngamba yahembwaga ebyiri muri Kiyovu ibaza kumuzamura bagahita bamushyira kuri esheshatu arabyanga abayovu rero nibwo babonye ko ashobora kuba kandi kantu aravuga bati rero Kiyovu yanze agasuzuguro ariko ndi kuvuga ni baravuga ko gasuzuguro kwizeye baravuga bati ni gute ikipe nk'iyi iri professionnel yegera umukozi ufite amasezerano aho kugira ngo begere ikipe afite amasezerano baganire ku buryo ujyana utanatubwiye ibintu byose ari email ari machine ari telefone Kiyovu Sport habe n'ikintu kimwe bababwiye okay ntabwo turi mu rubanza gasumburutse ariko Kiyovu ifite raison logique ifite raison yumvikana kuri yari ingingo Francis Christian impamvu nawe avuga ati ntabwo ndi tayari kwikomitinga muri Kiyovu nayo wamwumva kuko amakipe abiri ntafite profile zisa kuko Rayon Sport buriya imibare ya Kiyovu Kiyovu nako yahari ingingo arimo arabona Rayon Sport nk'ikipe izasohokera igihugu kuko iravuga ngo hasigaye match imwe match ebyiri za Gorilla ikibona kuri finale erega gutsinda Gorilla nidatwara igikombe cya shampiyona ikaba yaratwaye Peace Cup cyangwa se ikaba yaragiye finale ya Peace Cup igikombe cya shampiyona zizatwarwa na AP nigitwara ikanadutwara n'icyamahoro ibyo rero uri kuvuga umunyamategeko wa Kiyovu mu bindi birego ugiye muri dosiye ndani avuga ko reyo mu rwego rwo kubatesha umutwe no kubarangaza ngo reyo yabakwiye ku bikombe byose ibyo bintu bari kwishinja cyatumye bava mu gikombe cy'amahoro binatuma hari imikino batwara muri kuko ibi bintu byatangiye mbere batangira kubyumva mbere amategeko Kiyovu itari kugurisha inzu iburane nk'uko cyangwa igare Kiyovu Sport uko nayumvise ariko bizarangira bikemuye n'amafaranga Kiyovu Sport uko nayumvise nkurikije n'ibyo naraye nganiriye n'umuyobozi nabwiraga twabwanye iminota 12 Kiyovu Sport isigaye ifite abayobozi bari serious wa mugano wa Emedi nyuma yo gukubitwa inkoni y'umunzenzi imyaka 2 barahawe ibintu bagacibwa n'akayabo k'amamiliyoni Kiyovu Sport ikintu cyitwa administration ubiracyumva kurenza indi kipe David ngo babajwe n'ibintu byavuzwe ngo yari amafaranga ya Kiyovu aramata ariko basha ubu koko bashaho ati tufaranga twa Kiyovu shaho ataba bana ati amafaranga nayajyana hego yamariri yarababa yaravuga ati Kiyovu ngiye kwishyira ku murongo uburyo umuntu wese abitekereje y'amafaranga abyibagirwa nayo ngo nta cyumweru gisigaye 10% nayo bakayibaha arabageze muri Kiyovu ngo bararyoshya abayovu nta kibazo bafite barayibaye bariye niyo mpamvu bakavuga ati hari ingingo 16 esheshatu z'umushahara n'10 za rekrito tukunagire hari anyway ubwo bya birego ibindi birego rero ibirego biri kurega Rayon muri Ferwafa uretse iki cya Kiyovu harimo ariko Rayon Sport reka babwira uzi impamvu president yandikiye uwa Kiyovu amubwira ati ndakwinginga Rayon Sport imiratinya kuzahabwa igihano nk'icya Kiyovu muri murabyumva muri FIFA n'umwana muri FIFA bafite ikibazo cya Suleiman Dafe kigipending kitararangira n'umwana Rayon Sport muri FIFA ifitemo image mbi birakomeza kwiyongera umunsi ku munsi bimera nk'ibya Kiyovu urabyumva ko Kiyovu Sport cyatumye hanwa barayibwiye ngo Kiyovu Sport nubwo wakemuye ibibazo by'uyu muntu wakuregaga ariko you are too much in our system tugomba kugukubita igihano ku buryo utazongera n'umwana ngo na Rayon Sport n'ikiri miratinya nimara ngo turajyayo tugifite ibya Suleiman urabyumva twagira gutya tugakemura cya Suleiman Dafe fifigate tubaninga cyane nemere kureka ese murabizi ko n'amarushanwa nyafurika utayakina ufite litige ibyo birema yabyayibayeho itarishyura bashire uri mwengu
barabibwira ntabwo izakina CAF Champions League iguma ku rugo kandi niyo mpamvu rero Rayon Sport urumva ijambo yakoresheje Cyane. turagusaba tukwinginga ariko urumva ko cyane yaciye bugufi umubyeyi yaciye bugufi urumva ko ashyizemo ni n'ubwenge ariko bundi Waje bugufi niko bimeze. n'ubwenge Abafana ba rero babifitemo ikintu ngo ariko bayovo ngo bari kurana amafuti ngo ni ikibazo ngo cy'igihe sawa ntabwo bikimeze nka niba ari cyagiye ikibazo cyaba cy'igihe worometiriza ikibazo kurusha perezida wawe urumva se uriya perezida yanega avuga ngo ndasaba n'ingingo ntabwo bikimeze nka cyagiye cyaba Kawembe Papi bazana muri Kiyovu Reika de Turuna uri kumva ntabwo ari icyo gihe icyo ni icya mbere cya Kiyovu mugire vuba ariko tujye Gashora icya kabiri ni icya Kenisi aremera guterwa mpaga nta kibazo rwose mpaga aravuga ati ntacyo nta n'ikibazo Kenisi ubu ngubu afitanye na Rwanda Premier League yisunze abanyamategeko be batunganya ikirego bakijyana kwa Bwana Boni Mugabe bavuye mu bya Rwanda Premier League bagiye muri Ferwafa baravuga bati Rayon Sport turayirega iki turayirega guhindura amasaha n'umukino aho uzabera byose ikabihindura bidakurikije amategeko n'amabwiriza agenga amarushanwa muri FIFA ariko aho ngaho ntabwo rero ikirego bafite ukuntu bagikoze Rayon niyo yasabye Rwanda Premier League kwimura umukino ariko Kenisi aravuga ngo igihe babisabiye timing ngo bishe ibijyanye no kwimura umukino bishe amategeko n'amabwiriza ikibazo cya Rwanda Premier League icyo kirego cyo kiriyo ubwo tuzagisanga ngo tumenye ngo bayifashe we mwanzo icyo kibazo rega no mu Faransa cyarabaye ntuzi ko Lance Paris Saint-Germain yasabye ko Lance umukino wawe utaba wo muri no weekend kugira ngo bitegure Champions League yo kuwa gatatu byarangiye Lance bayibwiye ko Ligue A ari ifite ubushobozi bwo guhindura amasaha ndetse n'igihe imikino izabera Lance cyangwa Paris Saint-Germain nyine Lance iri yanze urumva iri ni ya mbere kuri championnat Paris Saint-Germain yasabye ko bahindura umukino kubera match ya Champions League ntabwo tubyemera Ligue yababwiye ko ari ifite ubwo bushobozi bwo guhindura imikino ni PSG yari yasabye PSG yasabye iranemererwa Lance ikavuga ati gute mutadufasha ngo tuyikubitire hano iri kwitegura indi mikino dutware igikombe cya champion Ligue ibabwira ko ari ifite ubushobozi aho ngaho rero Sport aho ni umwere kuko njye ndasabye hano nsabye abandi wenda nsabye kwa HR bakanyemera wazi ukavuga ngo njye wowe ikigo yasabye uje bapfa ko babyemeye Rwanda Premier League na Rayon Sport nta kibazo ifite aho ngaho nakomeza inzira z'amategeko kuko yazihisemo nakomeza inzira watangiye ntabwo ndarega Rwanda Premier League ariko muri Ferwafa ubwo byagenda kose bizarangira kwa Steri paritse kwa Gita ubwo Boni araza kureba uko abikemura hanyuma ahubwo ikindi kirimo kinakomeye ikirarane kigaruka gukina cya Rayon na Gasogi United iriya mpaga ntizavaho noneho ahubwo ngo bishobora kwiyongera reka ndeke guca ku ruhande mberere abantu bazi ko nyine nkunda gutwara utuntu gake gake niko nteye ariko Kenisi ku matara ya kuri stade Amahoro yanze gukinira umuntu utazatera mpaga Gasogi niyo dutegereje kureba yaritewe byararangira mpaga iriya mpaga yaranditswe nta n'uwayisiba biragoye ko yasibwa rwose naguragoza ibindi ajurira ibindi ngo ndibona atanga ngo isomo rya ruhago ngo buryo ngo abantu ngo bazajya bubahiriza amategeko ngo nibizo ibyo nta kibazo niyiganirire we apfa ko yarabonye nashaka izo nzira ariko Kenisi miliyoni 2 z'amafaranga zanditse mu masezerano nako mu mategeko na mpaga ntibyirindwa ashobora kuzaza wenda umuhaye amafaranga ku ruhande avuga ati nanjye ndabona hari ibyo ntakoze neza je sais pas ariko igihari iriya mpaga na miliyoni 2 Kenisi ibyo ntibyirindwa nafate kashe ziterekemo rwose